Nibyo ndagira ngo mbabwire yuko ibintu bihinduye isura cyangwa se bimaze kuba byafata indi ntera. Uza kwibaza uti mu buhe buryo bwana Bosco? Ndagira ngo nkubwire ko ubu ikibuga cy'indege cya Goma, amahirwe yo kuba ikibuga cy'indege kigiye gufungurwa akomeje kuba yakwiyongera rwose, akomeje kuba yaba menshi. Uraza kwibaza uti kubera iki ubu tuvugana M23 muri ambarigo igiye kuba yafatirwa niramuka idafunguye ikibuga cy'indege cya Goma, ibintu biraza kwikuba kabiri, kubera ko ubu ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma ntago kigikenewe nk'ikibuga Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yubatse, ntago kigikenewe nk'ikibuga Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ishaka kubyaza umusaruro mu guteza imbere igihugu, ahubwo ubu ngubu cyamaze kuba site y'ubutabazi ku rwego mpuzamahanga, kubera ko miliyoni 7 zisaga ziri hafi kugera muri miliyoni 8. Ntabwo uza kumbwira ukuntu ziza guburira ubuzima cyangwa se gutikirira amagara yabo, cyangwa se ubuzima butikirira mu nyungu z'inyeshyamba zitageze no ku bihumbi 100. Ikigiye kubaho rero, M23 yahitishijwemo ibintu bibiri mu gihe bivugwa kandi byemezwa ko bamwe mu bayobozi b'umutwe wa 23 n'undi bashaka kwita bishoboka ko barahita bafatirwa ibihano mu gihe baramutse banze gufungura iki kibuga cy'indege cya Goma. Ubufaransa murabizi ko rero batangije uyu mushinga, ariko ubu noneho Leta Zunze Ubumwe za Amerika bamaze kwinjira muri iki gikorwa, batangaza ko ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma kigomba gufungurwa byanze bikunze. Turaza kunyarukira Butembo, hari kuvugwa mu by'ukuri icyo nakwita ibitero bikomeye cyane ku baturage ndetse n'ingabo za guverinoma. Ibi bitero bikaba biri gukorwa n'umutwe wa ADF. Turaza no kunyarukira muri Kivu y'Amajyepfo naho turebe nyaboneka uko byifashe, dore ko naho harimo humvikana imirwano mu bice bimwe na bimwe. Unyemerere rwose amakuru tuze kugenda tuyagarukaho, ntacyo duciye kurani cyangwa se ntacyo twisobye, ariko byanze bikunze tugiye kuyahera mu mujyi wa Goma. Ugutsindwa k'umutwe wa 23 kuragaragarira mu mpande zose, yaba mu buryo bw'ibiganiro ndetse no mu buryo bw'urugamba, mu buryo bwa politiki, uburyo bwa diplomasi, imibane mpuzamahanga ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Kugeza kuri ubu mu gihe abaturage bakomeje kwiyongera, ari nako ibyago byiyongera, biravuga ko kimwe mu bice bigomba kwifashishwa mu gutabara abaturage ari umujyi wa Goma, ndetse kandi nanone ahari ikibuga cy'indege kikifashishwa nka site igomba kujya inyuzwaho mu by'ukuri ibirimo ibiribwa, inyuzwaho ibirimo imiti ndetse n'ibindi bikoresho by'ibanze, kandi nanone n'abagomba kubitanga barimo abaganga ndetse nyine n'abandi bakozi ba HCR, abakozi b'ibigo bikomeye cyane byemeye kwitanga kugira ngo abaturage bagiye bahura n'imirwano barenganurwe cyangwa se bagire byibuze utwo babona tubabesha umunsi ku wundi. Ni ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma. Iki kibuga kikaba kiri mu maboko y'inyeshyamba z'umutwe wa 23 kuva tariki 27 z'ukwezi kwa mbere 2025. Umwaka urenga wose urashize iki kibuga cy'indege gifunze, kandi kiyongeraho nuko iki kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma cyangijwe ubwo imirwano yari irimo kuba hagati y'umutwe wa 23 ndetse mu by'ukuri n'uruhande rwa guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuba umwaka wose ushize ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma kiri mu maboko y'inyeshyamba z'umutwe wa 23, ibyo isi yose ntago ibyitayeho, ahubwo yitaye ku mumaro wacyo ndetse n'icyo gishobora kuba cyarengera cyangwa se icyo mu by'ukuri cyashyiriweho. Mu busanzwe ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma cyifashishwaga mu bikorwa bigiye bitandukanye, birimo no guteza imbere ibikomoka ku bucukuzi bw'amabuye y'agaciro, aho hari hasanzwe hanyuzwa amabuye y'agaciro yasohokaga hano imbere mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yerekeza mu bihugu byo hanze. Ariko ubu menya ko ibintu byamaze guhindura isura, kubera yuko rwose ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma gikenewe kandi gitegerejwe nk'ikibuga kigomba kwifashishwa mu kugeza mu by'ukuri ubufasha ku babugenewe bagiye bahunga imirwano, bari mu bice bya Masisi, Rucuru, Nyiragongo ndetse n'ahandi mu bice bigiye bitandukanye, kugera no muri Kivu y'Amajyepfo.
M23 ikomeje gufunga umutwe ahubwo ikongera umubare w'abasirikare ngo mu rwego rwo guhangana na buri umwe wari we wese uzagerageza gukora ibikorwa ngo byo kubambura ku ngufu aharimo iki kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma. Gusa ibyo kandi nanone ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bagaragaza ndetse kandi bakerekana isura yo kuba batabyitayeho. Icyo bashyize imbere mu by'ukuri akaba nta kindi ari uko iki kibuga cy'indege kigomba kuba cyafungurwa. Ariko aho ni ku ruhande rwa leta bavuga bati byanze bikunze bibe byiza bibe bibi. M23 yashyize hanze abagera ku 7532 aba ngo ni abarimo n'ubundi n'abagomba gukomeza kuyifasha kurinda iki kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma. Ariko niba ubyibuka neza mu minsi yashize mu kwezi k'Ukuboza, Mutarama ndetse no kugeza muri izi ntangiriro za Gashyantare, mu by'ukuri M23 niho yashyizweho igitutu gikomeye cyane. Iki gitutu rero cyabategekaga cyabategekaga kuva mu mujyi wa Uvira uri hano muri Kivu y'Amajyepfo, ndetse ngo ibi byabaye muri Kivu y'Amajyepfo bigiye kongera kwisubiramo. M23 cyangwa se M23 cyangwa se M23 biraza guterwa nuko ubyumva niko bigiye kuba byabagendekera. Uko bavuye Uvira ni nako ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma kigiye kuba cyafungurwa mw'abantu mwe kikifashishwa nk'ubutabazi. Ivuga ko ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma kizajya kirindwa n'abarimo Special Forces za FARDC. Iyi ngingo ntaragaruka no ku bandi bazajya barinda iki kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma. Ni imwe mu ngingo zikomeye cyane cyangwa se zagiye mu by'ukuri zitera inkeke, zagiye mu by'ukuri zigaragaza nk'iziri gutuma ayo 23 itsimbarara ikavuga iti ntago bishoboka ko iki kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma gishobora kuba cyafungurwa, ngo kuko izo ngabo ngo ni gute singabo za FARDC zarinda ikibuga cy'indege cya Goma, ati kandi ari twebwe turinze umujyi wa Goma. Ati ibyo bintu rwose ntago bishoboka, atahubwo tubona ko byazarangira bitubanye mu by'ukuri amazi n'ibisusa. Abo rero babikubwira gutyo nabitwa bande, abo nabitwa M23. Hanyuma rero nyuma y'ibyo ngo FARDC igafatanya na MONUSCO n'ubundi sanzwe iri hano mu mujyi wa Goma kabisa, mu gihe rero ngo igomba kuba igifite manda. Gusa menya ko manda ya MONUSCO ntabwo ari manda y'igihe kirekire, ahubwo ni manda igomba kumara umwaka umwe wonyine. Ni manda igomba kumara umwaka no 26. Ubundi zingabo tayari zikaba zamaze kuva hehe, kuva hano ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma, mu gihe baba bahawe ubwo burenganzira bwo kwarinda na FARDC. Bivuze ngo FARDC n'ubundi yabisigananye cya kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma. Nibiramuka bigenze gutyo kandi ngo niko bigomba kugena mu minsi iri imbere, hama rero mu by'ukuri ugasanga FARDC nta kurwana cyangwa se itiriwe nivuna, ikibuga cy'indege baragicakiye. Ibyo 23 rikavuga ati iyo ni imibare murimo kudutera, ati ntatwe ntago tuzigera tubyemera. Atariko kandi nanone ntago ari abo bonyine gusa nkubwiye, ntago ari MONUSCO gusa, nta nubwo ari mu by'ukuri FARDC gusa, ahubwo bivuga ko na Croix Rouge yagombaga kuhagera igafatanya ndetse nabo. Tukibaza se Croix Rouge ubundi ko uko mubizi mwebwe bagira ingabo, cyangwa se ahubwo iki kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma kirashaka gusubizwa mu maboko ya guverinoma. Kirashaka gusubizwa mu maboko ya guverinoma, ibikorwa bikongera bigasobokurwa, abaturage bakabona ufasha indege za Amerika, indege za HCR cyangwa se z'umuryango w'abibumbye, bakabasha kugira iki, bakabasha kubona cyangwa se kwakira uwo musanzu nyine wo ugomba gufasha abo baturage. M23 ati se iyo si turufa ahubwo yo kugira ngo mutwambure ubutaka bwacu cyangwa se mudutware nyine aho twafashe. Ariko ibyo ngibyo urumva ko sinzi ko bishobora kuzakora cyangwa se bizabasha kubahera, kubera yuko ngewe mbona ko M23 ubu ngubu yamaze kuba yahagurukirwa. Aho ngaho ni ku kibuga cy'indege mpuzamahanga rero cya Goma. Ngira ngo murabyumva ko noneho rwose aka M23 kashobotse, nubwo barimo gusohora umubare mwinshi cyane w'abasirikare. Nge nkeka ko ari ubwo bakomeye cyane. Use buri mezi 3 bamaze gutraininga,
ibihumbi birindwi. Ese ibyo bintu murumva bishoboka bite? Abandi bakavuga bati ntago mu by'ukuri ari trainings, ahubwo mu by'ukuri ni kwa kundi bari kongera umubare, kandi ibi bizatuma abana benshi banga muri Repubulika Demokarasi ya Kongo bashira, kuko abo ngabo n'abagenda bafatwa mu bice bigiye bitandukanye. Ibyo rero nibiri kuvuga ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma, ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma kabisa, ngira ngo urimo uragenda ubyumva 5 kwa 5. Ntabwo ari ibyo byonyine tugufitiye, ngira ngo urabizi ko tuba tugufitiye n'andi makuru. Tugufitiye n'andi makuru rero ndagira ngo nabyo tubigaruke cyangwa se tubirebeho, nkubwire uko bimeze. Ati FARDC baragenda berekeza Minembwe, yose igiye kuba yafatwa nyuma yo kwigarura bimwe mu bice by'ahangaha. Ubu ngubu harabura mu by'ukuri ibice bitoya ngo Minembwe ibe yafatwa. Uyu mujyi wa Minembwe ube wagira iki, wakwigarurirwa n'uruhande rwa guverinoma. FARDC ibintu by'imikino ngira ngo murimo murabibona ko yamaze kuba yabitereka hasi. Bamwe bavugaga ngo ni reprise stratégique, ngira ngo mugenda mubona ko abasore kabisa ibintu bya reprise stratégique bamaze kubyikuramo, bitewe n'ikirero, bitewe nuko indege zirimo zirakora, za drone ziri gukora, ibifaru biri gukora. Abarundi ngira ngo murumva udutendo bari kugenda bakora cyane. Abarundi bakomeje mu by'ukuri kubanira neza Repubulika Demokarasi ya Kongo, ubona ko mu gihe iyi ntambara yabirangiye cyangwa se Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yabitsinze uru rugamba, umurundi rwose hariya ni umuntu ugomba kuzahabwa imidari myinshi. Ni umuntu ugomba kuzahabwa rero imidari myinshi. Abarimo Wazalendo ni abantu bagomba kuzahabwa imidari myinshi. Mu by'ukuri tudakirenceje ingabo za Afurika y'Epfo, tudakirenceje Malawi, nubwo bagerageje kuza, ariko nubwo baje ntibabashe kugera ku cyabazanye, ariko nanone baruta utaje. Waje aruta utaje, cyangwa se waje aruta wasibye. Ngira ngo mwabonye ko nyine babashije kuhagera, ariko by'umwariko imidari wenda tuvuge niba ari zahabu, ngewe umuntu wa mbere ngomba kuba mu by'ukuri navuga ko wahabwa uwo mudari mu gihe leta ya Kongo yaba itsinze uru rugamba. Nta wundi muntu rwose ngomba guha iryo shimwe. Wa mbere ni umuntu waturutse mu gihugu cy'amahanga akaza gutabara abantu. Navuga ko mu by'ukuri abantu bo mu kindi gihugu, ibyo bintu mu by'ukuri bishobora gukora abantu bakeya, akaza kubitangira akemera ubuzima bwe bukatikirira. Mu by'ukuri icyo ni ikintu gikomeye cyane, kandi buri muntu wari wese yakabaye yubaha. Abandi ni Wazalendo, nabo mu by'ukuri ni abaturage wavuga ko bafashe iya mbere kujya guhangana, bigaragaza nyine ubutwari ndetse no gushyira imbere igihugu hamwe n'abene gihugu, ibizwi nka patriotisme. Ibyo rero nabyo nyine mugomba kuba mwagira iki, mugomba kuba mwabimenya. Hanyuma rero muri urwo rugendo cyangwa se muri icyo gikorwa cy'ubutwari turi kuvuga, ni nako bimeze, kandi ni nabwo rero imirwano igikomeje mu bice bigiye bitandukanye. Ibice bimwe na bimwe bikomeje kugenda bifatwa umunsi ku wundi, ngira ngo murabyumva. Tugenda tubagezaho imidugudu iba yafashwe. Nuvuga ngo Repubulika Demokarasi ya Kongo nanone ikindi kintu ngomba kubamenya, hari ibice bishobora gufatwa ari ibice binini, ariko kandi umunsi ku wundi bitewe n'uko imirwano ikomeza kugenda iba. Minembwe ari nayo tugaruka wenda urugero, hari ukuntu bagenda bafata imidugudu, ariko ugasanga umunsi n'umwe bemeje ifatwa ry'agace runaka, ariko ntago niwumva batavuze ngo umunsi, ntago ibice babifata buri munsi. Ariko nujya wumva ngo imirwano byagenze gutya, nta munsi w'ubusa kuri ubu ngubu ku rugamba, imirwano irakomeje. Iyo mu midugudu ya kure hari amakuru ushobora kutamenya bitewe n'ukuntu byagenze, ariko iyo bageze mu bice by'imijyi neza, bavuye mu mashyamba, bavuye muri iyo misozi ya Hopretu, nibwo noneho tubasha kubagezaho imiripuko na za Nyamugigima. Ugasanga nka ryafatwa rya Poezero, ifatwa rya ese ko mwumvaga abantu bari barisange, si rwo rugamba mwari mumaze iminsi mwumva, mukumva abantu bari Uvira, si mwagiye kumva mukumva ngo Poezero yamaze gukurwamo, mukumva ngo Mikenke, mukumva ngo Minembwe centre. Ubwo se icyo muba mutumvamo hagati aho ngaho ni igiki? Bivuze ngo n'ibindi bice rero birimo biragenda bigira iki, birimo biragenda bisatirwa kabisa.
Amakuru aturuka mu baturage bo muri aka gace aratangaza ko kuri wa kabiri tariki 10 Gashyantare ko ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC zikomeje gutera intambwe zerekeza mu Minembwe, ndetse bivugwa ko bashaka guhagarika ibitero by'izi nyeshyamba zo mu mutwe wa M23. Umwe mu bayobozi b'icyubahiro mu Minembwe yagize ati ni ingabo za leta zonyine zifite ubushobozi ndetse n'uburenganzira, zifite n'ububasha bwo kurinda umutekano w'abaturage. Twasabye imitwe yitwaje intwaro yose uko yaba ihagaze kose gushyira hasi intwaro kugira ngo igisirikare kibashe kurinda abaturage. Uri kumva icyo kintu? Ati ni ingabo za leta zonyine zifite ubushobozi, uburenganzira n'ububasha bwose bwo kurinda umutekano w'abaturage. Twasabye imitwe yitwaje intwaro yose uko yabihagaze kose gushyira hasi intwaro kugira ngo igisirikare kibashe kurinda abaturage. Uyu nguyu ni umuyobozi, ngira ngo murabizi ko bino bice byo mu Minembwe cyangwa se bituwemo n'abanyamurenge mu by'ukuri ubwiganze bwo hejuru biba biyobowe n'abayobozi nyine baba barashyizweho n'abaturage kandi nanone bakorana na guverinoma. Bavuze bati rero twebwe ntabwo dushaka ko imitwe mu by'ukuri yitwaje intwaro iturwanira. Ibyo nta mutwe twigeze dutuma ngo uturwanire. Baravuga bati turasaba ingabo za guverinoma ko arizo ziza zikaturwanira cyangwa se zikaturinda, ati kuko nizo zibifitiye ububasha. Uwo ni umuyobozi. Yakomeje asobanura ko kuri ubu ngubu ingabo za FARDC zigeze ahitwa Karingi cyangwa se Karingi ku marembo yinjira mu mujyi wa Minembwe. Ngira ngo murimo murabyumva, murimo murabyumva rwose. Amakuru tuba turi kubagezaho ntabwo ari amakuru tuba turimo turagenda turota, ni amakuru aba hari, aba arimo kuturuka hariya rwose. Ati ahitwa Karingi cyangwa se Karingi niho abasore ba FARDC bageze binjira kabambaya mu mujyi rwagati mu tawuni hano muri Minembwe. Undi uturuka mu nzego za gisirikare uri mu bikorwa byo ku rugamba, we yatangaje ati mu gihe hategerejwe ko imitwe yitwaje intwaro ijya mu bigo byabugenewe harimo ngaho icyo bita kontenema, ngo dufite inshingano zo kurinda abaturage ba Minembwe bamaze igihe kinini bababazwa n'abantu bitwaje intwaro biyita abarinzi nyamara ari abahungabanya umutekano. Kuko ngira ngo murabizi ko M23 kimara kugera muri biriya bice yaragiye ifata twirwaneho ibashyiramo ikintu bita manipulation na propaganda, ibumvisha ko ije kubarengera ndetse ihita ibinjiza mu rugamba rwo guhangana na FARDC. Ubundi hari harakunze kugenda habaho isubiranamo hagati ya za Wazalendo, habamo isubirana, ariko kugeza uyu munsi cyangwa se kugeza maginga ya mwagiye mubibona, ni ibintu mwagiye mwibonera kenshi kabisa. Mu by'ukuri haba imirwano, iyo mirwano rero ugasanga ni imirwano yagiye iba noneho ibintu bitabindura isura, bisanga bari guhangana na leta kandi ari ikintu nyine mu by'ukuri bari bavuze bati ntabwo ibyo ari byo bikwiye, twe tuje guhangana n'imitwe yajyaga iza gusahura inka n'ibiki byose. Ariko kugeza kuri uyu munsi ubona ko ibintu byahindutse, ibintu byarahindutse kabisa. Ubu bisanze mu rugamba aho hari gutikirira abana benshi cyane kandi bakavuga bati ni urugamba rudasobanutse, ni urugamba tubona ko bamwe bafitemo inyungu zabo bwite. Mu by'ukuri hari abafitemo inyungu zabo bwite kandi twebwe ntabwo ibyo ngibyo tubishyigikiye. Ati bigombe bihagarati kandi ingabo za guverinoma turazakiriye cyane. Mu gihe bavuga ko zigeze Karingi, zirimo zinjira hehe? Zirimo zinjira hano muri uno mujyi mu by'ukuri wa Minembwe, niho abasore kabisa ngo bageze cyangwa se niho barimo barinjira. Urumva ko ni ibintu byiza kandi mu by'ukuri ni intambwe ikomeye cyane FARDC bakomeje kugenda batera, babasha gutera intambwe kugira ngo bagere ku ntsinzi. Ubwo rero nyemere nawe ukomeze kugenda ukanda subscribe ko tukugezaho amakuru, nawe ntibibagirwe gukanda subscribe cyangwa se kuza gukora kuri subscribe, ukora ku gabudo gatukura, hanyuma ubashe gukomeza gukurikirana amakuru ndetse n'ibiganiro tugenda tubagezaho. Ntuze kujya kure kabisa. Andi makuru akomeje kugenda amenyekana cyangwa se ibindi bikomeje kugenda bivugwa kugeza kuri uyu munota,
nibyo witwa Patrick Muyaya harimo avuga, ndetse agaragaza ko ngo ibiganiro bikomeje kugenda bishyigikirwa bitari intambwe nziza yo gukemura mu by'ukuri ibibazo bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mu gihe mu by'ukuri bigaragara ko bari mu biganiro n'ubundi aribo bagira uruhare cyangwa se baca ruhinga nyuma bagashyira iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu kanga n'akangaratete. Ati bityo rero birakwiye cyane ko hakagize igikorwa mu by'ukuri ibibazo bigakemurwa cyangwa se bigashyirwa ku murongo. Ngira ngo murimo muragenda mubyumva rero, cyangwa se muragenda mwumva uko bimeze, ari no muri wa mujyo bivugwa ko ibiganiro nyine nk'ibi ngibi bitari gufungura n'ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma ngo abaturage babone uburenganzira, bikwiye kuba byavaho hagakoreshwa uburyo bwose bushoboka kugira ngo ibyo bibeho.